Mu gitondo cy'uyu munsi urubyiruko rubarizwa mu nama nkuru y'urubyiruko ku rwego rw'umurenge wa Kicukiro rufatanyije n'urubyiruko rw'abakorerabushake muri uyu murenge rwaramukiye mu gikorwa cy'umuganda mu kagari ka Ngoma ahazwi nka Ziniya ku Bikamyo. N'umuganda wakozwe hasukurwa umuhanda ndetse hanatemwa ibyatsi n'ibihuru byari bikikije uyu muhanda. Kuri bo ngo bazi neza akamaro k'umuganda ndetse n'imbaraga z'igihugu ngo kuko arizo zubaka kandi vuba. Ubundi umuganda mbere na mbere ingirakamaro ku gihugu cyacu. Natwe nk'urubyiruko tugomba kuza kuwukora kuko kenshi ni ahantu hatwegereye kandi haba hasa nabi, kandi gusa nabi biba bireba byose. Urumva rero umuganda ni ngombwa ku muntu w'urubyiruko w'umukoranabushake kandi ukunda igihugu. Uhagarariye urubyiruko rw'abakorerabushake mu murenge wa Kicukiro Bwana Musengayezu Jean Dodier yagarutse ku mpamvu bahisemo gukorera uyu muganda hano mu kagari ka Ngoma ndetse anagira icyo asaba urubyiruko rwa Kicukiro muri rusange. Iki gikorwa rero kugira ngo tugitegure ni igikorwa gihoraho cya buri munsi kuko Youth Volunteer cyangwa se urubyiruko rw'abakoranabushake turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Niyo mpamvu rero buri munsi twanyuraga ahangaha tujya mu nshingano mu isoko rya Ziniya tukabona hasa nabi, haranyura abaturage batuye umurenge wa Kicukiro yewe n'abandi bose bahanyura bagana isoko rya Ziniya kuko ni isoko rinini riganamo abantu benshi batandukanye, tubona hadafite isuku. Rero biba ngombwa yuko dutegura umuganda cyangwa se igitondo cy'isuku kugira ngo tubashe kuhakora hase neza, ahantu hose unyuze ku buryo ubona hakeye, mbese hateye ishema ryo kuba wahahagarara ukahifotoreza ukahanyura ukabona ko u Rwanda rukeye by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Kuko nabanza gusaba urubyiruko rwa Youth Volunteer cyangwa se urubyiruko rwose rutuye umurenge wa Kicukiro ko bajoyininga Youth Volunteer bose kuko ni urubyiruko rw'igihugu ni imbaraga zubaka. Rero ni muri urwo rwego nasaba urubyiruko rwose kuba rwajoyininga rukaza muri Youth Volunteer. Youth Volunteer na NYC ni abantu babiri ariko twese dutariza umugozi umwe, turahuje. Youth Volunteer ni NYC ni Youth Volunteer. Mu by'ukuri rero Youth Volunteer ntabwo wavuga ngo hari NYC hakaba na Youth Volunteer, oya, twese turi bamwe. Youth Volunteer NYC, uri muri Youth Volunteer wari muri NYC, uri muri NYC wari muri Youth Volunteer. Rero nk'ubuyobozi bwite bwa leta navuga by'umwihariko mu buyobozi bw'ibanze turakorana umunsi ku munsi, haba ku kagari haba ku murenge, turakorana tukuzuzanya kuko nibo bafatanyabikorwa by'umwihariko ba Youth Volunteer. Ubwo uyu muganda warurangiye uhagarariye inama nkuru y'igihugu y'urubyiruko ku rwego rw'umurenge wa Kicukiro Bwana Rugwizonga Fraterne yafashe umwanya ashimira urubyiruko rwitabiriye umuganda maze asoza ijambo rye agira n'impanuro abaha. Na mbere mbanze kubashimira ubwitange, hari byinshi mwakagombye kuba mwaramukiyemo ariko kubwo inshingano twihaye nk'urubyiruko rw'u Rwanda gukora ibikorwa biteza imbere igihugu cyatubyaye, kugikorera, kutitangira, kukimana, twemeye turabyuka turaza dukora umuganda. Uhagarariye urubyiruko rw'abakorerabushake ku murenge wa Kicukiro ni byiza abashije kugerageza kwesima ibikorwa twakoze mu mafaranga. Tekereza igihugu cyamutse gisohoye amafaranga 1,500 nk'uko abivuze kandi n'undi biranarenga, bakabihemba abatekinisiye bakaza gukora ibi bintu. Urumva igihugu cyazatanga amafaranga angana iki kugira ngo kizabashe gutunganya ahantu hose hakenewe? Ni amafaranga menshi, ariko nk'urubyiruko tuba twigomwe kubw'imyumvire n'agaciro duha igihugu cyatubyaye, kubwo gukomeza gushyigikira ko umurenge wa Kicukiro, akarere ka Kicukiro by'umwihariko muri rusange umujyi wa Kigali twese ukomeza kwesa imihigo mu gusa neza, kwesa imihigo mu bindi bikorwa bitandukanye. Natwe tugomba gufata iyo initiative tugashyiramo imbaraga kugira ngo ibyo bintu byiza byagezweho bikomeze kugenda bijya imbere kugira ngo bibe byasubira inyuma. Rero kuba tuba dufashe iya mbere tugasukura aho tugenda, tugakora ibikorwa nk'ibi ngibi, ukuri aba ari iby'agaciro kandi binagaragara ko inyigisho tugenda dukura mu nzego zitandukanye, umurage tugenda duhabwa n'ababyeyi, abakuru, abayobozi b'igihugu muri rusange, abo twirwana ku nzego z'ibanze, bigaragara ko ari isomo tumaze gukomeraho. Nk'uko rero tubizi neza ko gukunda igihugu ari ihame kandi dukomeyeho, natwe umuco wo kucyubaka, kucyubahisha
kugikorera, kukitangira, kukimana, ube umuco tuzaraga n'abazadukomokaho. Ni igikorwa kandi cyari cyitabiriwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ngoma, aho uyu muganda wanabereye Madamu Wimana Clementina, nawe mu ijambo rye yashimiye bikomeye urubyiruko ibikorwa byiza byari bimaze gukorwa hano, ndetse anagerageza guha agaciro mu mafaranga igikorwa cyari kimaze gukorwa. Anavuga ko iki ngiki ari ikimenyetso cy'uko bakunda igihugu cyabo, ko kandi nta kabuza ejo hazaza hazaba heza. Nk'uko mwabibonye, urubyiruko rw'abakorerabushake, urubyiruko rushamikiye ku muryango n'urugaga rw'urubyiruko bahurije hamwe by'umwihariko mu kagari ka Ngoma, bakora umuganda n'imbaraga z'igihugu. Mwabibonye bakoranaga umurava, ubushake n'umwete. Murabona ko ibikorwa bakoze mu by'ukuri tubibariye mu mafaranga byarenga n'ibihumbi 300. Rero ndabashimira cyane njyewe by'umwihariko ku bw'iki gikorwa bakoze, baba berekana urukundo bafitiye igihugu. Ndabashimira cyane cyane, ibi bikorwa bakoze babikomeze, ejo hazaza habo hazaba ari heza. Mu mujyi wa Kigali, na Refraterne Frank Rugwizangoga ku bwa radio na televiziyo by'umurenge wa Kicukiro.